akaba ubuzima, kuba waratsinzwe ikizamini cya mwarimu. Ndibivuze ko uzatsindwa n'icy'ubuzima. Fideli ndagushimira dashimu kuko wakanguye ibitekerezo byanjye byari byaratwawe no kwiheba. Uyu munsi w'umusaruro w'amagambo yawe urangaragaraho. Ese ubona zongera kugira amahirwe yo kukubona umenye neza ibyo mvuga n'ukuri kwabyo? Nabyo ndavyize ko bizakunda umunsi umwe. Ndashima amagambo yawe yamvuye uburwayi abaganga bananiwe. Aho nabaga ndi mu nzu jyenyine, inzu y'ibitabo nari narayisimbuje imiti. Kandi nubwo bingora guhuza isaha nawe, ariko iyo mbonye akanya gato ndayumva ijambo ryahinduye ubuzima bwanje. Ku benshi batanjibaza, gusa jyewe nabyizeye na mbere yuko nyira kubona nsengerwaga n'amagambo meza. Azama ijwi ryawe rituye n'akananga kanogeye amatwi kongera kugira icyizere. Sinari ngisohoka mu nzu nirirwa nifungiranye, sinari nginyura mu muhanda ngo ntadwa mu mogoka kurya byarirageranye. Twiheba gusa byujya amarira n'agahinda kadashira. Nibwo buzima niberagamo mu gihe kirenze amezi 6. Ariko kuva nakumva ikiganiro cyawe, ubuzima bwaragarutse ndagenda ndakora. Muri macya imiti itavuye ijambo ryawe byarahavuye birakunda. Ahubwo nza kubona gute ngo ngushimire mu ruhane nubwo ntacyo agaciro ndaguha. Ariko kuri uyu mutima wonyine va uha agaciro kumujanjosa. Mbusha mu ijambo rikiraho bose byananiwe nawe yemye. Deo muhamya wo kubihamya kuko byambaye. Ndashima Imana iguhe imigisha itagabanyije, wowe n'abawe iteka ryose.